dushima Imana ko yongeye kuduhuriza hamwe muri iki kiganiro cyacu cy'uyu munsi twise nawe byakubaho. Muri iki kiganiro duhuriramo n'inkuru nyinshi, muri iki kiganiro duhuriramo n'ibintu byinshi ndetse tugafasha abavandimwe bacu mu buryo bwo kubagira inama ndetse no kubungura ibitekerezo. Iki kiganiro nawe byakubaho gikunze gukora ku mitima y'abantu benshi. Iki kiganiro nawe byakubaho gikunze kuba kibabaje kuko kiba kirimo inkuru zibabaje. Mbere ya byose reka mbanze mbasuhuze abantu mu kudukurikirana aha ngaha kuri iyi channel yacu ya Bavandimwe TV, kandi mbasabira umugisha ku Mana abantu mukomeza kuduhereza komenti no kutwungura ibitekerezo. Ubwashize muzi ikiganiro twari dufite, ariko ubu ngubu uyu munsi reka dutandukane n'icyo kiganiro twumve inkuru y'uyu musore, inkuru y'uyu mugabo. Banza ukore subscribe kuri iyi channel kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho buri munsi. Buri wa gatatu ni ikiganiro twise nawe byakubaho. Uyu musore aratubwira ngo iki rero: amazina si ngombwa ko nyavuga, naho nturuka si ngombwa ko mbivuga, kuko mbivuze hari ikibazo byatera mu muryango. Ikibazo mfite ari icyo mu muryango. Gusa ubwo mufasha abantu benshi, nanjye nzi ko mwamfasha. Nakundanye n'umukobwa turi abanyeshuri ndetse tumaze imyaka 6 dukundana. Njyewe amashuri ndayarangije, uwo twakundanye we yagarukiye mu nzira, musezeranya ko tuzabana iteka ryose. Ubwo narangizaga amashuri nagiye gushaka akazi, ambwira ko ku kazi bakeneye umuntu ufite umugore, mbabwira ko mfite uwo nkundana nawe, mu gihe kitari kirekire ngiye kumushaka maze nkakomeza akazi kanjye. Barabinyemereye bampa uwo mugisha, nsubirayo nishimye kuko nari nzi ko mfite uwo nakunze kuva kera. Twari dukundanye igihe kirekire kuko imyaka 6 si mikeya. Ariko icyaje kumbabaza ndetse kikaba gitumye mbandikira aha ngaha kuri iyi channel, nuko nafashe umukobwa nakundaga mushyira ababyeyi banjye. Namugejeje imbere y'ababyeyi, ababyeyi baramwanga. Bambwiye ko uwo mukobwa tutari mu rugero rumwe, bambwiye ko uwo mukobwa tudakwiranye, ndetse bambwira ko bafite umukobwa banteguriye ukwiriye kubana n'umuhungu wawe. Byanyobeye, narwaye, imyaka 6 yose nakunze uyu mukobwa igiye kuba impfabusa, nabuze aho kugana, nabuze icyo gukora. Ndagira ngo mumfashe mungire inama, mumbwire icyo nakora. Ngendere ku marangamutima yanjye mbane n'uyu mukobwa, cyangwa nsuzugura ababyeyi, cyangwa ngendere ku marangamutima y'ababyeyi. Ndagira ngo mungire inama. Ni ikibazo gikomeye cyane kuba ukundanye n'umuntu imyaka 6 maze iyo myaka yose ikaba impfabusa. Ndakibaza byinshi ku babyeyi banjye, nkongera nkibaza byinshi ku mukobwa nakunze. Ababyeyi baranyishyuriye, amashuri ndayarangije,
nibaza ukuntu nabanyuzamo amaso ngo mbasuzugure bikanyobera. Ndagira ngo mumfashe mungire inama, mumpereze amahitamo nk'abavandimwe. Ho, iyi ni inkuru ikomeye cyane, uyu musore mwumvishe ibintu ari guhura nabyo, mwumvishe ibintu yanyuzemo, mwumvishe ibibazo afite. Reka dufatanye maze tumugire inama kuko birakwiriye koko. Nk'abavandimwe ndagira ngo twese buri muntu ajye muri komenti, udashoboye kujya muri komenti atwandikire kuri watsapu cyangwa atwoherereze voyisi, maze turebe ukuntu twagira inama uyu mugenzi wacu. Asuzugura ababyeyi be cyangwa yemere atane n'umukobwa yakunze imyaka 6? Ese akunda umukobwa ababyeyi bamushimiye? Simbizi. Ndagira ngo tumufashe tumugire inama. Reka dutegereze komenti zawe ndetse tutegereze igitekerezo cyawe. Mwari kumwe nanjye The MC, ntimugende mudakoze subscribe kuri iyi channel. Imana ikomeze kubandindira naho butaha.